Yesu ko nishakiye nkaho ubuzima ari ubwanjye nayoborwaga n'amarangamutima ntatinya gukora icyitwa icyaha nabayeho ni Yesu ko nishakiye nkaho ubuzima ari ubwanjye nayoborwaga n'amarangamutima ntatinya gukora. Aya ngoko nuko bimeze. Indirimbo aravuga iki se niwe mu commentaire wa mbere ngira. Indirimbo aravuga iki? Indirimbo ari ikintu nyivugaho nubwo nari ntarayumva neza ariko numvise ko harimo ibintu by'ukuntu yakijijwe sibyo anzi ko se umva umuziki udasanzwe wa oya ntago ngiye numva umuziki buri umuhanga abyumva byose numvise nyine uburyo yakijijwe ariko nyine twakibaza se nyirayajya kwihanga ndi yashingiye kuki na amateka ye y'ubuzima bwe ni muri rusange wenda kugira ngo tutarayivugaho yego nsanga abana twibwire nabayeho Yesu ko nishakiye nkaho ubuzima ari ubwanjye nayoborwaga n'amarangamutima ntatinya gukora icyitwa icyaha nabayeho ni Yesu ko nishakiye nkaho ubuzima ari ubwanjye nayoborwaga n'amarangamutima ntatinya gukora icyitwa icyaha ariko ubu namenye ko ubu buzima mfite atari ubwanjye ari ubwawe nahisemo kubaho ngukorera kugeza umunsi uzampamagara namenye ko ubu buzima mfite atari ubwanjye ari ubwawe nahisemo kubaho ngukorera kugeza umunsi uzampamagara kugeza umunsi uzampamagara. Wow, murakoze. Ngayo ngoko ndatubwire kuri iyo ndirimbo rero ko mu kwihanga wagendeye kuki ese no buzima bwawe na amateka cyangwa ni kwa kundi indirimbo zifasha abantu n'ubuzima bwanjye uruhande rumwe ko kandi bikanubana realite y'ubuzima ku bandi bantu nitwa Christian nkuko nabivuze uyu munsi ndimo ndakora umuziki wa gospel ariko natangiye nkora umuziki wa secular cyangwa se umuziki usanzwe rero iyi ndirimbo niyo ya mbere nanditse nkikizwa ndetse nkanahindura ibyo naririmbaga nkahitamo kuririmba indirimbo zimbaza Imana. So iyi ni indirimbo ya mbere ni mpamvu ngira ngo yanditse gutyo nuko nari maze guhitamo maze no kwemera guhinduka kugira ngo nkore ibitandukanye n'ibyo nakoraga mbere. Ni mpamvu numvaga amakano k'injyana imeze ukuntu indirimbo imeze itinumvaga nyine idasanzwe hagati ni nkuko byaje story yayo ni iyo ngiyo ni umuntu uhindutse ni umuntu uvuye mu bibi wemeye gukurikira Yesu. Twakubaza se wenda tubwiye ko wabanje gukora indirimbo sekira cyangwa izo dukunze kwita ngo n'izisi ese twakibaza se umaze igihe kingana iki muri gospel utangiye nyine indirimbo ziramya zigahimbaza Imana? Utangiye 2018 n'umwaka wa gatandatu. Muri iki gihe hari ukuntu usanga abahanzi benshi baririmba indirimbo z'isi nk'uko Ihidori yarabivuze abenshi bari guhinduka baza muri gospel. Wenda nakwibaza ni iki wenda ku ruhande rwawe cyatumye uva mu zisanzwe ukajya mu za gospel? Murakoze. Ngewe nari ntago ni story ndende cyangwa se ni story ndende ariko
naririmbaga indirimbo zisanzwe. Umunsi umwe turi ahantu umuntu arandeba arambwira ati ariko tubona udateye nk'abandi bahanzi baririmba indirimbo z'isi, uko bambara, ibyo bakora, imico, tubona bikwiye kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ariko ntabwo indirimbo zihimbaza Imana utabanje guhinduka ntabwo byari byiza. Guhinduka mvuga ni ugukizwa. Rero nanone ukijijwe usanzwe uri umuririmbyi n'ubundi uwo murimo ujya kuwukora muri urwo rwego rw'ivugabutumwa ubugiyemo cyangwa se gukurikira Yesu. Rero nuko byagenza. Abo bandi rero bo ntabwo nshaka kubavugaho, ariko njye iyo niyo histoire yanjye. Ntabwo byari none nimeze nkaho ndi destined kuza cyangwa se byari bimeze nkaho ari igihe no ko nzaririmba gospel. Rero nuko byarangiye bigenze. Hanyuma twaguha undi mwanya ukaturirimbira indi ndirimbo. Yego nta kibazo. Turirimba yitwa gute? Indirimbo yitwa Akadomo. Rimba twumva ukuntu igenda. Ahumura byose bifite iherezo, izere akandi usenga Imana yawe niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo. Urugamba asurwawe n'urwayo niyirurwana yonyine, niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo. Humura byose bifite iherezo, izere akandi usenga Imana yawe niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo. Humura byose bifite iherezo, izere akandi usenga Imana yawe niyo izashyiraho akadomo. Hano mu isi turababazwa ubutitsa, amakuba aratugose, turageragezwa bugacya bukira, ibibazo tudafitiye ibisubizo, ariko Imana niyo mapanzi, niyo mugenga wireda, ariko Imana niyo yibizi. Humura wirira, humura byose bifite iherezo, izere akandi usenga Imana yawe niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo. Urugamba asurwawe n'urwayo niyirurwana yonyine, niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo, niyo izashyiraho akadomo. Claude gene nafashijwe. Niba izashyiraho akadomo. Ya bya bindi byose byatunaniye byose Ko bihuye nawe sido. ahubwo uzi ko hari gukora ku marangamutima yanjye. Umuri zashyiraho akadomo nawe. Hanyuma no kuvuga ngo uyu munsi guhanga birinjiza. Hari n'abantu bari kubikora tuzi tutakirengagiza no ko tutabashyira hano ngo tubigaragaze, ariko we know ko hari abantu bahimba indirimbo cyangwa se bakora indirimbo bagamije kwinjoyinga amafaranga. None we musimeze bite wowe? Mu buryo buri bw'ukuri nk'umukristo ntabwo byari byatangira, ntabwo nabibeshya. Ariko nyine nanone umuntu iyo akora ikintu ari pasiyo, ari umuhamagaro wawe, njyewe numva ari cyo kintu naremewe. Hari igihe mpura n'abantu kuko maze imyaka myinshi indirimbo, buriya ni histoire ndende, ariko natangiye kuba umuhanzi recording indirimbo guhera 2011. Uyu munsi 2024 nta mafaranga y'umuziki ngenda harya, ariko ndacyakora uyu muziki. Ejo hari umuntu uzambwira ko ndi buzana, akambwira ati uracyashobora no kujya ku maradiyo, ndamuganda cyabikora. So uheruka hano ubushize akanga afite indirimbo 100, aho maze kugira zinga ijana yavuze 300 aho maze kugira zinga kuva 2011. Ntabwo njye nzimenya umubare neza nanjye, ariko nigeza ko navuye muri Sekiro maze kugira indirimbo zishobora kuba zakora album, indirimbo byibura 10. So ubu nabwo maze kugira indirimbo, ndumva nshaka no gukora album kuko muri gospel ho byibura birashoboka, ntabwo biba bigoye nka hariya handi. So ubu ngubu maze kugira indirimbo zigera mu 8 ziri hanze.
za gospel. umuntu ashobora kureba akabona hano kuri social media. Yego zirahari indirimbo 8 za gospel. Bazibona gute ko ndabizi ko abantu baba bahita babaza ibibazo. Mubajije ikibazo nanjye kumubaza. Abantu bahita babibaza gutyo. Indirimbo zanjye ziba ahantu hamwe, ziba kuri YouTube honyine. Nitwa Chris Aime. Ushaka kugira ngo ushakishe indirimbo imwe muri izo nzi zose cyangwa se kugira ngo ubone imwe kwiyobora, ushaka kwandikamo indirimbo, ushaka kwandikamo nahisemo by Chris Aime, ushobora kubona indirimbo zindi zisigaye. Ndabona mise nyibona. Yego sema na kadomo. Yego nyibona. Rero nyuma yuko twakira abantu twamumaze se nihe mpumbero yawe mu muziki wa gospel, nyine ni ikihe cyerekezo wumva ufite? Ibintu byarahindutse muri iyi minsi. Kubaza umuhanzi wa gospel ngo ufite ihe ntumbero. Intumbero ya mbere nuko tuba intumwa za Kristo. Yesu nibwo kintu yasize abwiye intumwa zajya kujya mu ijoro, abwiye ngo musigare mu cyimbo cyanjye kandi muvuge ubutumwa hose. So nkuko tubize mu kanya tuvuga amafaranga, ubwo ndumva ariho nshaka kumbaza. Intumbero yanjye ya mbere nuko kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hanyuma intumbero ya kabiri nko kugira mu Bibiliya bavuga ngo itaranto cyangwa se icyo twahawe dutunge kitubesheho. Rwose ntababeshye ntitaye ku gihe maze mbikora, ariko ntacyo ndabibonamo. Ndacyafite intumbero z'uko nshaka kuzaba umuririmbyi munini kuruta uko njye mbitekereza. Mbere yuko tuguhereza indi ndirimbo, iyi channel ndabona yitwa Chris Aime Official. Iyi ndirimbo iyi channel wayihanze nyuma yuko uvuye muri Sekira cyangwa niyo yariho Sekira ahubwo urahindura? Oya, niyo nagumanye. Okay, nako nashaka kumenya. Ngaye nguko ubwo dukomeze indirimbo rero. Reka turi indirimbo yitwa Muremerane. Ni indirimbo nanditse ndi mu bihe bikomeye, nayo ifite amateka yihariye. Indirimbo ibwira abantu kuremeranira ubuhamya cyangwa se kubwirana ibikomeye Imana yabatambukije. Yitwa Muremerane. Nanyizo no kuremera uko gutuze. Nabyo bishaka wamureka. Buri iyo remeye umuntu ubuhamya ari gihe umuha n'ikintu iyo bishoboka. Nimubwira nibikomeye yabakoreye mushobewe, muremerane ubuhamya ko ikiriho kandi kitwumva, nakure twagera itagera, ibiba byose bibibona, umurizo uwo muturanye ute data wa twese arakubona, nimubwira nibikomeye yabakoreye mushobewe, muremerane ubuhamya ko ikiriho kandi kitwumva, nakure twagera itagera, ibiba byose bibibona, umurizo uwo muturanye ute data wa twese arakubona, ibibazo ntibiza shiraho na gatoya, kandi kuba bibasukwa Imana ibitashobora kudukiza, ariko burya si bibi cyane kwibifite impamvu, watambutse mu rupfu, watambutse ahakomeye, mugenzi wawe ukuri iruhande, muganirire maze mukomezanye, mugenzi wawe ukuri iruhande, muganirire maze mukomezanye, nimubwirane ibikomeye yabakoreye mushobewe, muremerane ubuhamya ko ikiriho kandi kitwumva, nakure twagera itagera, ibiba byose bibibona, umurizo uwo muturanye ute data wa twese arakubona, umurizo uwo muturanye uti
data wa twese arakubona. Claude abataremera bazemera ndaguhumurije njyewe data twese arakubona. Amen. n'abataremera bazemera. Yego. Reka twakire abantu ku murongo wa telefone niba twumve ukuntu bamubwira ubutumwa bamuhereza cyangwa se ukuntu bari kubyumva bimeze bite. Salo ndakumva cyane. Na karame. Okay, mbanze kugushimira. Yego. Kuko uwo muhungu ifite ubutumwa namuha. Yego. Nakomereza aho ngaho kandi ntakitinya wamuca intege ngo uracyashobora kujya ku maradiyo. Ahubwo ahageze hari benshi babyifuza. Kuko ubwo nk'ibisanzwe n'Nsengiyumva Erika ni Nyakabuye mwari mukiri kumwe. Urakoze. Urakoze cyane. Noneho agiye kuza barajya bamwivugishiriza. Ni uri bubakira. Ni urabakira. Njye ntabwo ngaruka. Salo. Halo. Halo. None ndi ku Mana mu karere ka Nyaruguru. Yego. Umuhanzi tumwifurize ahubwo nakomerezaho. Mwana mukoberekane saa 70. Ganira nawe neza niyo muri kuvugana. Ajya bamwitande. Nitwa Chris Eme. Inde. Chris Eme. Imana imuhumugisha. Nofraja komeza ibihangano by'izirya turabyishimiye. Murakoze cyane. Abarimo baramuvugisha niwe ariko bagakoresha ndetse bagize ngo ninjyewe wagira ngo ni Claude ariko niwe bari kubakira gihe ntabwo icyo ndi gukora no gufata telefone ngo ndakabavugisha. Reka niwe tumwakire ku murongo wa telefone. Halo. Oui halo. Oui halo. Mwaramutse neza. Icyumweru cyiza kuri mwese. Kuri twese nawe mwaho muri. Ndasuhuza Mana ishinzwe kusengero. Amen Yesu. Aha ni kwa Marie Jeanne. Marie Jeanne saa 8 babe bahari intashyo ari bahari bazitange koko. Yabikereye Twebwe turi kumwe na Chris no turi kumwe. Turashaka abantu baganiriza Chris bamuse muramushyigikira mu muziki arimo gukora. Ese muri kumva umuziki ugeze ku rwego nimwe dushakanye. Ntago yo kubatubwiye ngo umuziki ntabonebwe urimo. Salo. Halo. Chris. Oui. Umezutse? Meze neza. Okay, Nsengiyumva Erika Nyakabuye Kigembe warugarutse muri Gisagara. Yego. Okay, ngewe icyo nakwifuriza. Yego. N'amahirwe masawe komerezaho kabisa. Reka intego yawe hari benshi bayifuza ahubwo kuyigeraho bikaba imbogamizi. Yego. Gusa ikintu cyose nakubwira ntucike intege, umwami Yesu arakora kandi bizakunda. Yego murakoze cyane. Okay, duhuriza Claude umubwire ati naringarutse nyine gufitiye ubwo buzima kabisa. Urakoze nakumvisha. Arakaze Chris. Ndimo ndabumva neza cyane. Tugiye kwakira umuntu umwe ubundi tudunyuriza akaririmbo kamwe turaza kuza dusoza twakira n'ibindi biganiro. Salo. Halo. Halo, Etienne Mwibane. Etienne. Yego. Umba ega bose barayirwanya ariko natera imbere Imana muri imbere. Noneho muganirize noneho we bibwira ngiye bari kuvugisha. Ndimo ndakwifuriza amahirwe. Yego. No gutera imbere umenye yuko Imana twisayeho. Yego murakoze cyane. Ni Kazuba kunze kwiteza Etienne Mwibane. Murakoze Kazuba. Twaye nguko. Ibintu bikomeje kuba neza cyane. Hanyuma akanoza ngendo niko bajya bakita Kadeseri. Sedeseri nakanoza ngendo. Akanyo hari Kadeseri gatuma umuntu yumva ameze neza. Kadeseri nakanoza hajyo bita ashingura cumu akanoza ngendo. Naduwe Kadeseri kugira ngo tugende neza. Kadeseri kaba kavuga ngo ikireka twite gutyo. Deseri buriya nabarembe indirimbo yitwa Isambi Tarumba. Yesu ni Isambi Tarumba. Batwumve noneho. Nzakuririmbira amanywa n'ijoro, nzagutambira nyibishoboye, naho bana banjye nzabibaraga, uzajya ubambika imbaraga. Ay Yesu uri Isambi Tarumba, kugukurikira sukuyoba Isambi Tarumba, wowe utanga iby'abantu badatangayo.
haleluya nzakuririmbira amanywa nijoro nzagutambira nkibishoboye nabo bana banjye nzabibaraga uzajya ubambika imbaraga ay Yesu uri sambe taromba akugukurikira sukuyoba nawagukoreye ngo akorwe n'isoni kukwiringira n'ubuzima kugendana nawe birarema uko nukuri namenye kandi nizera anzi umuntu nariwe hambere anzi ko anyuranye n'uwo ndiwe ubu akarima k'amasengesho aniko nzahinga akandi sinzasonza akarima k'amasengesho aniko nzahinga akandi sinzasonza hale nzakuririmbira amanywa nijoro nzagutambira nkibishoboye nabo bana banjye nzabibaraga uzajya ubambika imbaraga ay Yesu uri sambe taromba akugukurikira sukuyoba uri sambe taromba nawagukoreye ngo akorwe n'isoni uri sambe namenye ko ubu buzima mfite atari ubwanjye ari ubwawe nahisemo kubaho ngukorera kugeza umunsi uzampamagara kugeza umunsi uzampamagara kugeza umunsi Yesu uzampamagara murakoze ayo nguko kadeseri ubundi niko kari gakeneye mbana bahaye show ubundi ntacyo mba ntakoze akarima k'amasengesho isambita abandi bamenyere akarima k'igikona ariko harimo akarima k'amasengesho ayo nguko Chris reka udutangire ubutumwa bwa nyuma ubutumwa waha abantu harabakumvishe bicikiye bibiri hirya no hino harabakugize icyo bakubwira aho bose urabwira iki kuri nababwira ko icyambere nuko Yesu ari we mwami kandi ukiza ibintu byose umuntu yakora ku isi ariko adafite Imana muri we n'ubundi byanga bikunda n'imfabusa. Hanyuma icya kabiri nabasaba no kunshyigikira partneroma cyangwa se ku giti cyanjye nicyo mbasaba. Dufite abahanzi benshi bari diverse cyangwa se batandukanye, ariko njye ndisabira support ku bantu bakurikira Radio Source kano kanya. Icyo ushobora gufasha bari cyo ukora, ibara gusangiza indirimbo abandi kuko dukora ubutumwa kugira ngo bugere ku bantu benshi. Rero umuhanzi wese biramubaza gukora indirimbo ugasanga arayiyumvira iri kuri playlist ye gusa. So ikiza yego niba naguciye mu ijambo twihuta nyine waduha nka nimero za hari abantu babifuza kwa kuvugisha inama ku ruhande kuvugisha ya nimero ya telefone 078 ndayitanze nta kibazo 638 869 078 838 mbarizwa Muhanga ku muntu wese wankenera ngayo ngoko. Hanyuma rero dushimira abantu twabanye kuva kwa saa 11:30 kugeza ubu nareja kudengurikira Imana nayibare Story kubw'Imana. ubwo dushimire cyane Chris. Yego mwakoze nawe. Utatwizere ko gushaka uzagaruka. Yego ndeka tayari. Ubwo reka tubasegeremo nahisemo ubwo asigare bayumva ikomeze kubaryohera mukomeze no kugira icyumweru cyiza ikindi nuko tubakunda. Nabayeho isuko ishakiye aho nabayeho isuko ishakiye ubuzima aruganje nayoborwaga amarangamutima natinya gukora icyitwa icyaha nabayeho n'isuko ishakiye
ubwanjye nayoborwaga n'amarangamutima natinya gukora icyitwa icyaha ariko namenye ko ubuzima mfite atari ubwanjye ari ubwawe nahisemo kubaho ngukorera kugeza umunsi uzamamagara namenye ko ubuzima mfite atari ubwanjye ari ubwawe